Inkuru iri gucicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru iteye agahinda yashenguye imitima ya benshi ko umuhanzikazi waririmbaga indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Musabyimana Gogo Gloriose yitabye Imana. Uyu muhanzikazi yari amaze iminsi mu gihugu cya Uganda. Urwandiko rw'ibitaro bya Kyegera Doctors Center igihe ifitiye kopi rugaragaza ko Gogo yitabye Imana azize uburwayi ku wa gatatu Nzeri 2025. Bikemu wa Yesu uri mu bari bahagarariye inyungu ze yahamije amakuru y'urupfu rwe dore ko bari kumwe muri Uganda. Yavuze ko kuwa 28 Kanama 2025 aribwo Gogo Gloriose n'itsinda bari kumwe bahise berekeza i Kampala aho bari bafite gahunda na sosiyete yagombaga kwamamariza. Nyuma yo kugera i Kampala ubwo yatangiye kurwara araremba ariko bagira ngo biri bworohe dore ko ubu burwayi yari asanzwe bufite. Ubu burwayi bwarushijeho gukomera birangira ajyanwe kwa muganga ariko akigerayo ahita apfa. Gogo ni umuhanzikazi wari ufite izina rikomeye ku mbuga nkoranyambaga, izina yakomeye ku ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Yamenyekanye cyane kubera indirimbo yise Everyday I Need Blood of Jesus yaririmbye mu buryo budasanzwe byatumye agira igikundiro kidasanzwe. Iyi ndirimbo yamugize icyamamare cyane nk'uko benshi mwakunze kubibona kuri TikTok ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Abantu benshi bahiteyeho komenti nyinshi zitandukanye ubona ko bamwishimiye. Mu busanzwe Gogo nta mahirwe yigeze agira yo kurerwa n'ababyeyi dore ko baje kwitaba Imana akarererwa mu miryango. Ubuzima yavuze ko bwamushaririye uko yatotezwaga cyane ntahabwe uburenganzira nk'abandi. Gogo yagiye akora ibitaramo bitandukanye byitabiriwe n'abantu benshi, harimo ibyo yagiye akorera mu gihugu cya Uganda ndetse na hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibitaramo bye byitabirwaga n'abantu benshi ubona ko babaga bafite amatsiko yo kumwumva ari kuririmba. Apfuye Imana yari imaze kumuhindurira ubuzima ndetse bikaba byanagaragariraga amaso y'abantu, ariko ubwo uyu niwo munsi Imana yashimye ko urugendo rwe rw'ubuzima rurangira. Tumwifurije iruhuko ridashira kandi Imana ikomeze abasigaye. Mushimiye wowe wakurikiranye iki kiganiro, mukomeze gukora subscribe kuri Mugisha TV kugira ngo amakuru ajye abagereraho ku gihe.